reka nizere ko umeze neza, nizere ko gahunda zawe zikomeje kugenda neza. Hanyuma ngende Eros kuri Birashoboka TV Rwanda, ngenda nkugezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino agenda avugwa, ndetse amakuru agezweho, amakuru ariho ngenda haza ngutema uyu munsi rero. Uyu munsi biraza kuba ari ibindi kuri Birashoboka TV Rwanda. Inkuru ni inkuru ziryoshye, inkuru zimeze neza kabisa, nkubwira ngo dukomeze tubane kabisa, ukanda subscribe ndetse ukanda no kunzugera niba uri mushya. Nizere ko abasanzwe mwewe ni ibintu byanyu mugomba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane, ndetse dukomeze tureba amakuru avugwa muri muzika, sinema ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mbatamo amakuru ameze neza. Ndi nka Eros kabisa, njye mba nabibazaniye. Ubwire ngo reka dukomeze tubane. Uyu munsi turaza kugaruka kuri DJ Ira ubu ngubu yamaze kuba uwacu, yahawe ubwenegihugu n'u Rwanda, yemerewe na Perezida Paul Kagame ubwenegihugu, ndetse n'ababishinzwe bahise babishyira mu bikorwa. Ndaje nkubwira ukuntu bigiye bimeze, ndetse DJ Ira ukuntu ubu ngubu bari guserebura ko ari umunyarwanda, nyuma yo kugenda arasira abantu bagiye batandukanye bagendaga bamuca intege ati ibyo ni ibiki urimo, b'abarundi bagiye batandukanye, nawe akagenda bereka ko ari uburenganzira bwe gusaba ubwenegihugu. Natwe rero DJ Ira hari n'abatari bazi ko ari umurundi, ahubwo bari bazi ko ari umunyarwanda. Ni umuvandimwe wacu, ni uwacu kabisa. Abanyarwanda twagiye tubikunda ukuntu DJ Ira yajya aduhereza umuziki, yagiye abivanga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nko kuri RBA twagiye tumubona. Ni DJ Ira twagiye dukunda mu birori bigiye bitandukanye. Ni DJ Ira kabisa wishimiye kuba abonye ubwenegihugu bw'u Rwanda, cyane ko nawe yikundira igihugu cy'u Rwanda, ari igihugu cye kabisa kuri ubu ngubu. DJ Ira kabisa, reka tukubwire ngo komeza ubane natwe, dukomeze tubane kandi tubane mu mahoro nk'uko abanyarwanda twibereyeho mu mahoro. Nawe warabibonye, ni nayo mpamvu wasabye ubwenegihugu n'ahantu wakorera business yawe bikagenda neza. Reka mbabwire ngo mukomeze mukurikirane Birashoboka TV Rwanda, twibanire kandi twibanire twirebera amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hirya no hino mu Rwanda kabisa, ndetse no hanze yarwo. Mubwire ngo mu kanya gato ndaje nkubwire ukuntu DJ Ira byagenze. Reka nkomeze nkwihera ikaze kuri Birashoboka TV Rwanda, aho tugenda dusanga amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye muri sinema nyarwanda. Niwareba abadanseri, aba DJ, none uyu munsi noneho twaje kuri DJ kabisa, DJ ukomeye hano mu Rwanda, ubu yibereye n'umunyarwanda. Noneho tugiye kujya tuvanga imiziki bya danje, noneho bindi ubona wundi yitwa DJ Ira kabisa. DJ Ira ari guserebura cyane ko DJ Ira yasabye ubwenegihugu Perezida Paul Kagame ubwo bari muri BK Arena. Urumva ubwo yabusabaga, abantu benshi ndatekereza hari abatunguwe, kuko nanjye ahantu nari nicaye hari abatunguwe, bari bazi ko DJ Ira ari umunyarwanda. Njye nabikurikiranaga kuri televiziyo Rwanda, niho nabirebeye. Hanyuma hano twari turi, abantu baravuze ati twe tuzi ko, n'abamama babivuze ati twe tuzi ko DJ Ira ari umunyarwanda, twanamukundaga cyane, ahubwo noneho ubwo asabye n'ubunyarwanda turaje tumukunde, atuvangire imiziki, noneho tubikunde bya danje, tubikunde cyane. DJ Ira rero kuri ubu ngubu ndatekereza ko nawe ari guserebura gatwenge, niwareba ni kose kabisa. DJ Ira yibereye umunyarwanda. Noneho DJ Ira ntabwo abantu benshi bari bazi ko ari umurundi, gusa DJ Ira kuri ubu ngubu yahawe ubwenegihugu kabisa. DJ Ira reka tumubwire ngo DJ Ira komeza ubane n'abanyarwanda neza, kandi mu Rwanda ni amahoro, ni ahantu wakorera akazi kawe bikagenda neza, ni ahantu wakwinjiza bigakunda kabisa. Abanyarwanda bakunda ababakunda, kandi nabo kandi bagakunda n'ababanga, kuko abanyarwanda nta mutima mubi tuba twifitiye, tuba twimereye neza kabisa. DJ Ira yakomeje kugenda nabigaragaza nyuma yaho, bitewe nuko amagambo yagiye aba menshi, abarundi bavuga ati DJ Ira ute na gute, ndetse nekereza ko n'umukuru w'igihugu waho, niba ari inkuru nigeze kumva, nawe yigeze kubigarukaho avuga ati DJ Ira kabisa ibiki n'ibiki, avuga ibintu byinshi. Gusa DJ Ira yakomeje abasubiza ku rubuga rwe rwa X, ababwira ati ni uburenganzira bwanjye kuba nasaba ubwenegihugu, ni uburenganzira bwanjye, ni ibyanjye kuba nabisaba, nawe birebaho, ntacyo bibarebaho. Reka nanjye rero nimbe ndafiringa ibingibi, ngubu niko ari kuvuga.
uvuga ati reka menda feelinga ubwene gihugu, reka menda feelinga ubunyarwanda kabisa, kuko abanyarwanda babayeho neza, bafite ubuyobozi bwiza bubayobora neza ku murongo muzima, kandi bubagira inama yo kwiteza imbere, kandi bukabereka n'uburyo bwo kwiteza imbere, bukabaha amahugurwa agiye atandukanye abateza imbere, bituma nanone ya mpano wifitemo nayo igenda neza, kandi bahereza amahirwe umuntu uwo ari we wese, yaba umunyarwanda yaba n'undi w'ahandi bigiye bitandukanye. nk'uko DJ Ira byamugendekeye mu Rwanda, akaza akaduhereza imiziki kuri televiziyo y'u Rwanda, kuri RBA, akaduha imiziki ndetse akaduha imiziki mu tubari tugiye dutandukanye n'ahandi hagiye hatandukanye, akajyana na perezida mu gihe cyo kwiyamamaza muri konseri zitandukanye, akagenda ajyayo kabisa. DJ Ira akatugenda duhereza umuziki, natwe tukamukundira ko azi kuvanga umuziki. Kuri ubu ngubu tukaba duserebura ko ari umunyarwanda, nawe yiyongeye mu banyarwanda, tukaba tunaserebura ko DJ Ira ari umuntu mwiza, ari umwana mwiza. DJ Ira tukaba tuserebura ko nanone nako nawe akaba serebura ko yibereye umunyarwanda, ari guserebura kubera ko mu Rwanda nta hantu haba amahirwe, nta hantu batanga amahirwe, kandi bita ku ngeri zose, bita ngo uri umuhungu uri umukobwa ngo ntago wadija. Uyu uri umukobwa, niba urenze, niba uzi ibintu byawe bikoreshe, n'ibyawe bikoreshe, ufite amahirwe yo kubikoresha kandi ukayibyaza umusaruro kabisa. DJ Ira yahawe ubwene gihugu bw'u Rwanda, yemerewe na Perezida Paul Kagame. DJ Ira mu mazina ye asanzwe yitwa Iradukunda Grace Divine, uzwi cyane ku izina rya DJ Ira. Nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, DJ Ira kabisa, ubyumve DJ Ira, afite n'akazina keza kabisa k'abagore, Iradukunda. Yafashe Iradukunda, urumva ko bitangizwa na Ira, Dukunda ahita yikuraho akomeza na Ira kabisa. Urumva ko ni akazina keza kavuye mu mazina ye meza nanone. Hanyuma DJ Ira, umwe mu bakobwa bazwi mu kuvanga umuziki mu Rwanda kabisa, aravanga natwe tukemera. Yahawe ubwene gihugu bw'u Rwanda nyuma yo kubuza ba Perezida Paul Kagame ku mugaragaro. DJ Ira yari asanzwe afite ubwene gihugu bw'u Burundi, bimwe byo nakubwiraga ngo yari umurundi, ariko abantu ntabwo bari babizi kuko yazaga no kuri RBA akavanga, ariko navuge ukabona ntago ari kuvuga, ari kubyina, ari kugira ntago ari nk'aba DJ bandi ba DJ Flix tuzi ko bo bagenda bakavanga bakanavuga bagiye bitandukanye, ariko n'ubundi buriya nuko yiyumvagamo ko batarahabwa ubwene gihugu, buriya nabyo hari ikintu bimuhangamiraho bituma atajya hariya ngo yisanzure. Kuri ubu ngubu noneho ari kuvanga, araje bavangire kabisa. Kuwa 16 Werurwe 2025 yagaragaye muri gahunda ya Perezida Kagame yo kwegera abaturage yakorewe cyangwa se yabereye muri BK Arena, aho yahise amusaba ubwene gihugu kabisa. Aravuga ati reka mbumusabire hano ngaha, nsaba ubwene gihugu bw'u Rwanda mbimusabire kumugaragara, hari abantu benshi perezida mbite mufatirana, musaba ubwene gihugu ndetse nabunyemerera abantu benshi babibone, babandi bankundaga banyemeraga noneho babone ko ndi umunyarwanda pire, babone ko nanjye ndi umunyarwanda kabisa, babone ko ndi mugenzi wabo, ndetse ko tugiye gukomeza tuvanga imiziki noneho twiyumvanamo byanyabyo byadanje, tuvuga ati ibintu ni mu bicu nanjye ndaje mbavangire kabisa. ubu ngubu nibwo ari kuvuga ku mutima we. Nyuma y'iminsi 2 gusa Perezida Kagame yemereye ubwo busabe, cyangwa se yemeye ubwo busabe bwa DJ Ira, byatumye inzego zibishinzwe zitandukanye zigenda zimufasha cyangwa se zikomeza kumufasha kuzuza ibisabwa. Kuwa 7 Mata 2025 mu igazeti ya leta nimero 14, DJ Ira nawe yagaragaye ku rutonde rw'abantu 36 bahawe ubwene gihugu bw'u Rwanda. Barumva ko DJ Ira nawe yararimo kabisa. Perezida Paul Kagame yabimusabiye ahantu heza kabisa, ahantu kabisa. Perezida Paul Kagame itavuga ati ahangaha ndabuguhaye. Kuwa 18 Werurwe DJ Ira yari yavuze ko yari yizeye ko bizakunda kabisa. 18 Werurwe yari yizeye ko bizakunda. DJ Ira kabisa yari afite n'icyizere, kandi warabibonaga ko no mu maso ye n'uburyo yabisabaga Perezida Paul Kagame hariya, wabonaga ko DJ Ira yizeye ko birakunda, yizeye 100% ko birakunda. Sinzi niba ari 100% ku giti cye, gusa njye nabonaga ari 100% yizeye ko byanakunze, ahubwo we yari yararangije kwifata nk'umunyarwanda. Yabonaga ko ibintu byose akora ni umunyarwanda pire, wabonaga ko ni ibintu bye ni umunyarwanda nabifiringa. Ndetse no mu mikenyero twagiye tubona amafoto menshi mu mikenyero abanyarwanda, ubundi
turangwa no gukenyera, ndavuga kuba mama, abagabo twambara neza kabisa, bya bindi kubitamo agakositimu kawe agatariyani agaconga, kubambara uduconga, ni ibintu sawa, ni ibintu biba biri sawa kabisa. noneho ukagenda niba hari wa wundi ugiye mu gikwe cyangwa se wa wundi ufite umusheri, wagahita mufata akaboko wakizamukira, no kuzamuka no kumanuka, niko mujye mubyita. hanyuma uwasaba yasaba Pike Kagame, niko yari yavuze. DJ Ira yavuze ko yari yizeye ko bizakunda, kuko uwasaba yasaba Paul Kagame, niko we yari yabivuze kabisa. DJ Ira avuga ati uwasaba yasaba umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko atanga amahirwe ku bantu benshi, ndetse n'abanyarwanda nabo bakomeje kugenda biteza imbere, bateza imbere n'abandi kabisa. hagati bakora mbese bakorera hamwe, bo ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo turironda tujye kuri uru ruhande, umuntu uturutse hanze nitumwiteho. ibyo ni nabyo byatumye, nekereza ko byatumye DJ Ira yisanga mu banyarwanda, kandi agaragara nk'umunyarwanda, akaba yarifuje kuba yaba umunyarwanda, kuko u Rwanda rutanga amahirwe kuri bose. ntabwo bita ngo umuhungu ngo gutya yakora ibi, umukobwa ngo yakora ibi. niba uri umukobwa uzi ku DJ, genda ukubita umuziki, uzi kubyina genda ubyine, niba uzi gukora ibiki n'ibiki ugenda ubikora, ubukorikori bwawe ndetse n'impano yawe barayizamura kabisa. mu Rwanda ntabwo bitaye ngo bihagaze bita umuhungu umukobwa, ujya ibyo bintu nta nubwo bikibaho, byanaracitse burundu. hanyuma ubona ko no mu nzego zitandukanye, inzego zo kuyobora, inzego zitandukanye kabisa, kuyobora amakampani, kuba hari abafite inganda, hari abamama nabo barimo, hose bari mix, baravanze abagabo, abagore, igitsina kobwa, igitsina gabo, bose igitsina gore, igitsina gabo nako ntabwo bavuga igitsina kobwa, bavuga igitsina gore, igitsina gabo niko bavuga, ntabwo bavuga igitsina gore nako igitsina kobwa, igitsina hungu, bavuga igitsina gore, igitsina gabo niko bavuga. bose ubona ko barimo kabisa. DJ Ira yashimangiye ko yari amaze kuzuza ibisabwa ku kigero cya 80% nibwo yari amaze kubishimangira kabisa, avuga ati 80% njyewe namaze kuzuza ibisabwa, ndetse ubwenegihugu bushobora gutangwa binyuze mu buryo bugiye butandukanye. ubwenegihugu bw'u Rwanda nibwo mvuga, ni nabyo ngaruka kuko nibyo turiho. bushobora gutangwa binyuze mu nzira zitandukanye, zirimo kuba umuntu yaravukiye mu Rwanda, ndetse kuba umuntu yaba yarashingiranwe n'umunyarwanda, cyangwa se kuba hari icyemezo kuba ari icyemezo cyihariye gifatwa n'ubuyobozi, nk'uko byagendeye DJ Ira, kuba hari kubera icyemezo cyihariye gifatwa n'ubuyobozi, nk'uko DJ Ira byamugendekeye. ubu ngubu akaba ari umunyarwanda, akaba ari uwacu kabisa. nanone DJ Ira, reka tukubwire ngo amahirwe masa, ugeze mu gihugu cy'amata, uburyohe kabisa, ugeze mu gihugu cyiza, igihugu kimeze neza. ubu ngubu wabaye umunyarwanda, ubu ngubu wahawe ikaze, noneho nibwo wahawe ikaze neza, kuko ubu ngubu uri umunyarwanda kabisa, uhawe ikaze. kandi nkubwira ngo natwe komeza tugezeho ibyiza, ndetse unatuvangira imiziki neza, ndetse ukora n'ibindi bikorwa biteza igihugu cyacu imbere, ndetse twiyubakira igihugu cyacu cyatubyaye, u Rwanda dukunda turi benshi, u Rwanda dukunda kuko turi abanyarwanda, u Rwanda rutugaragaramo, ndetse u Rwanda rutugaragaraho tugiye hose, umuntu wese akatubona, akabona ko turi abanyarwanda. nawe nuko mbikwifurije, umuntu wese ukubonye akubonemo ubunyarwanda, ndetse ubunyangamugayo niko buturanga nk'abanyarwanda, ndetse no gukorera hamwe, ndetse dukundana hagati yacu, twirinda icyashaka kugira ngo kidutandukanye. ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu nk'abanyarwanda. wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, dukomeze tubane. mubwira ngo DJ Ira nawe n'uwacu kuri ubu ngubu, kanda subscribe, wibuka no gukanda ku nzogera kabisa, niba ari bwo ugeze kuri Birashoboka TV Rwanda, ndetse nkubwira ngo kanda ku nzogera, wibuke no gukanda like, sharinga n'inshuti zawe zimenye ngo bimeze bite, comment kuri iyi nkuru ya DJ Ira, ndetse wowe hari ukuntu byakiye, n'uwacu kabisa. nawe tanga comment ku giti cyawe, hari ukuntu byumva, hari ukuntu byakiye. u Rwanda rutanga amahirwe, nicyo nakubwira, u Rwanda rutanga amahirwe kabisa. abantu 36 bahawe ubwenegihugu, DJ Ira yararimo. DJ Ira twakunze, DJ Ira utuvangira umuziki, ntago wabura icyo uvuga aho ngaho, gira icyo uvuga,
ndetse ugire reaction werekana kabisa, kuko ndabizi umuntu wese agira amarangamutima, hari uburyo yagiramo. Ahubwo tunanizwa n'iki? Kwandika. Tujye twandika, tunabigaragaze, tugaragaze ko twishimiye kundi mwana cyangwa se abandi bahawe ubwenegihugu nabo ari bamwe muri twebwe. Tubyishimire kandi ni umuco dusanzwe tugira kabisa, tubigaragaze. Hanyuma reka nkubwire ngo sharing inshuti zawe, nkuko nakomeje kugenda mbikubwira, nkubwire ngo ciao ciao, twongere tubonane mu yandi makuru aza gukurikira. Njye ndi Eros kuri Birashoboka TV Rwanda, dukomeze tubane kabisa, tugende turebera hamwe amakuru y'ibyamamare. Eros ndi kumwe namwe igihe cyose kabisa. Iyi ni Birashoboka TV Rwanda. Ciao ciao.